ariko hari itorero rigomba gukora muri kino gihe. Itorero rigomba gukora ibintu bitatu mu gihe ryiteguye uwo munsi. Icya mbere ni uguhora ryiteguye, icya kabiri ni uguhora riri maso, icya gatatu ni uguhora ryirinda. Amahoro y'Imana abane namwe mwese abatega amatwi ibiganiro tunyuza kuri Brighton TV. Diaspora turayisuhuje kandi tuyifurije umwaka mushya muhira. Abari mu Rwanda mwese muraba mu rugo namwe ntabwo twabibagirwa, tubifurije mwese umwaka mushya muhira. Turifuza yuko umwaka wazabera ishya n'ihirwe, muzahe muronke kandi buri wese muzerekezaho amaboko Uwiteka azahire. Nk'ibisanzwe rero ni Brighton TV twagarutse turi kumwe n'umukozi w'Imana mwakunze cyane, mwakoze ibiganiro bye, mwakoze ijambo ry'Imana muturukamo. Twagungariye kugira ngo yongere abaganirize, mwongere mwumve, abwire ese umwaka ni iki yavuga muri uyu mwaka, ese mwitwara gute, ese umwaka umeze gute. Uriya byose ni inararibonye, afite impamba yaguha ikazakugeza kure ku buryo uzangiza uyu mwaka nta kibazo ugize. Turamwakira rero kuri Brighton TV, nge muri kumwe ni Jeanne Paul nk'ibisanzwe. Reka dutangire abasuhuza akomeza na gahunda. Turabakira mu izina rya Yesu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Pastor Mitabu Jonas Ngenda mu mucyo, nkora umurimo w'Imana mu itorero rya Basinda. Nkaba ndi umusaza uri mu kiruhuko cy'izabukuru ufite imyaka 73. Nkaba nshimiye Imana muri uyu mugoroba kuko mbonye umwanya wo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Cyambere nshimiye abayobozi badusuye nyine batubwira uburyo nyine dushobora kubafasha kuganira ijambo ry'Imana. Ubwo naje mbahaye ikaze abantu bose abari hirya no hino, abato n'abakuru, abagabo n'abagore, kugira ngo mumbere abashitsi mwakira ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri uwo mugoroba. Burya ijambo ry'Imana Bibiliya avuga ngo ni ibiryo by'indi abami, ni ibiryo bibyibusha, ni ibiryo byuzuye intungamubiri. Dushima Imana kuko turangije umwaka wa 2021, tukaba dutangije umwaka mushasha wa 2022. Mbahaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri aya masaha. Ijambo nateguje kuko tuganira ni ijambo nise ngo ibyiringiro by'itorero ibyo ari byo. Ibyiringiro by'itorero ibyo ari byo. Turebye mu byerekeye ubuhanuzi bwa Bibiliya dusanga 90% bumaze gusohora. Tekereje ngo ubuhanuzi bwo kuvuka kwa Yesu, bahanuye kuko Yesu azavuka, ngo ubuhanuzi twarabubonye Yesu yaravutse. Bahanura kuko Yesu azababazwa ndetse agapfa akazuka, ngo ubuhanuzi twarabubonye. Ubico dutegereje rero, dutegereje ubuhanuzi buvuga ibyo kugaruka mu bihe by'imperuka. Turaganira rero ibyiringiro by'itorero ibyo ari byo. Tukiraho ijambo ibyiringiro ni ijambo ryumvikana kuri buri wese, kandi abantu biringira mu buryo butandukanye. Bamwe biringira ubutunzi bwabo, abandi bakiringira ubwenge bwabo, abandi bakiringira imbaraga zabo, abandi bakiringira imiryango. Ariko kenshi ibyo byiringiro biza bigira aho bihekera naho bigarukira. Tugiye kurebera hamwe rero twumvishe ijambo ry'Imana ritubwira kuvyerekeye ibyiringiro by'itorero ibyo ari byo. Niryo jambo tugiye kuganira. Muri iri jambo turaganira amagambo ane, nubwo niyenda yiyongera akaza kuba menshi, ariko turaganira amagambo ane. Ijambo rya mbere ni ukwibaza ngo ibyo byiringiro by'itorero ni bihe. Ijambo rya kabiri ni ukwibaza ngo kuko ise ibyo ari byo byiringiro by'itorero. Ijambo rya gatatu ni ukwibaza ngo none se izo byiringiro by'itorero bizasohora ryari. Ijambo rya kane ni ukwibaza ngo iherezo ry'ibyo byiringiro by'itorero ni irihe cyangwa se ingaruka zabyo. Muri aya magambo ko arane niyo magambo tugiye kuganira nkuko dushobozwa n'Umwuka Wera. Turatangira ijambo rya mbere rivuga ngo ibyiringiro by'itorero ni ibihe. Bibiliya tubwira ngo ntabwo ari ibyiringiro byo mu biboneka, byo mu bigaragara ku bw'amaso y'umubiri, muze abantu babona, muze abantu bakora, muze abantu biringira biheka vuba. Ibyiringiro dufite
n'ibyiringiro byo gutegereza ibyiringiro byo mu gihe kizaza, ibyiringiro byo kwiringira Kristo umwami, ibyiringiro byo kwiringira ubwiza bwa Yesu. Kuko dusoma ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cya Tito, haravuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha n'ibyo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo umwami wacu, kandi ari Imana yacu ikomeye. Tito ni ibice 2 n'umurongo wa 13. Bibiliya tubwira ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye. Ibyo byiringiro rero nizo byiringiro by'itorero. Dutegereje ibyiringiro by'ubwiza bwa Yesu Kristo, dutegereje ibyiringiro byo kubona ubugingo. Mwanditsi w'igitabo cy'Abaroma ibice 8:24 yaranditse aravuga ngo kubera kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Bibiliya ikabaza ngo none se ninde wakwiringira kuzabona ibyo amaze kubona? Ntawe. Bibiliya ikavuga ngo ubwo twiringira ibyo tutarabona tubitegereze twihanganye. Nizo byiringiro by'itorero byo kuzabona Imana, byo kuzabona ubugingo budashira, byo kuzabana n'Imana. Dusomye hariya mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 6 n'umurongo wa 19 haratubwira ngo ivyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima gikomeye cyane. Ibice 6 umurongo wa 19 haravuga ngo ivyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima gikomeye cyane kandi gishikamye, shinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu rwego rwa Melikisedeki. Tubifite nk'igitsi ku mutima. Iyo turebye neza dusanga igitsi ku mutima gikomeye kandi gifite imbaraga, kuko inkuge itateraganywa n'umuyaga kubw'imbaraga zikishitse. Niko n'ibyiringiro by'abakristo muri Kristo Yesu bituma tugira ituze tukagira amahoro. Ibyiringiro by'abakristo muri Kristo Yesu bituma tugira ituze kandi tukagira amahoro. Hari ijambo rya kabiri rivuze haravuga ngo hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane. Bishaka kuvuga iki? Mu gihe igitsi cy'inkuge kimanuka kija mu ndiba y'inyanja, igitsi ku mutima w'umukristo cyo kirazamuka mu buturo nyakuri bwo mu ijuru. Ku mpamvu z'ibyo rero ibyiringiro by'itorero ni ukuzabona Yesu, ibyiringiro by'itorero ni ukuzabana n'Imana, ibyiringiro by'itorero ni ukuzaba mu bugingo bw'iteka ryose. Rya kabiri ryavuze ngo none se kuki ibyo ari byo byiringiro by'itorero? Ni kuki Yesu ari we byiringiro by'itorero? Nuko mu bibaho zose nta wundi wari ufiriye, niyo Imana yashizeho ku impongano y'uwizera amaraso ye wese. Kuko iyo dusomye hariya mu rwandiko rwa Petro igice cya 1 umurongo wa 18, Petro wa mbere haravuga ngo nimurebe izo mwacungujwe, si izangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungurwa amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, wa wundi wamenywe n'Imana uhereye kera ariko akaboneka ku mperuka z'ibihe ku bwacu. Nuwo rero niwe watwejeje, niyo mpamvu ari we byiringiro by'itorero, niyo mpamvu ari we twifuza kuzabana nawe, niyo mpamvu ari we twifuza kuzagendana nawe. Twakwibaza ngo none se izo byiringiro by'itorero bizasohora ryari? Bizaba ryari? Dusomye mu Zanditswe dusanga Bibiliya ivuga ngo ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe, kuko aya magambo barayajije Yesu ubwo yari amaze kuzuka ariko aganira n'intumwa ze n'abigishwa. Baramubaza bati iki nicyo gihe wenda kugarura ubwoko bwa Isirayeli ubwami? Arabwira ati si ibyanyu kumenya ibyo bihe Imana yagennye. Bishaka kuvuga ngo uwo munsi ntawuzi. Yesu yarawamije aravuga ngo nubwo baba ari abamarayika ndetse nawe yivuga ubwe ngo naje ubwanje sinkuzi, ariko yabivugaga mu buryo bw'umubare ko mu buryo bw'umwuka Yesu n'Imana. Uwo munsi rero ntawuzi, ariko hari icy'itorero rigomba gukora muri kino gihe. Itorero rigomba gukora ibintu bitatu mu gihe ryiteguye uwo munsi. Icya mbere ni uguhora ryiteguye, icya kabiri ni uguhora riri maso, icya gatatu ni uguhora ryirinda bazabatungura. Icyo tuzi cyo Bibiliya tubwira ngo uwo munsi nugera umwami asomanuka ava mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Uwo munsi abafiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka, maze natwe bazabakiriho basigaye duhere ko tuzamuranwe nawe mu bicu
dusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzobana n'umwami iteka ryose. Ayo magambo tuyasanga mu gitabo cya Bitesalonike ibice 4:16 kugera ku murongo wa 18. Paulo nanone yongeye kubivuga mu gitabo cya Filipi, arandika aravuga ngo twebwe abizeye ntabwo dufite ubwenegihugu mu gihugu dutuyemo, ahubwo aravuga ngo iwacu ni mu ijuru. Iyo niyo dutegereje umukiza ko azava, niwe mwami wacu Yesu Kristo uzaza guhindura imibiri gushishwa bugufi kwacu akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kubera kuko yufite imbaraga zimubashisha kwigandurira byose. Yesu turamutegereje kandi n'iby'ukuri azaza, kuko ijambo yavuze ryavuzwe n'Imana itabasha kubesha. Ndibuka umunsi umwe arimo aganira n'abigishwa be mu bice 14 n'umurongo wa 1 kugera ku wa 3 mu gitabo cya Yohana ubutumwa, arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Yari ko abasezera yazamuka agenda mu ijuru, aravuga ngo ngiye kubateguriza hanyu, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana naje mu nyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo ayo mazu atahaba mbabwiye, ariko ubwo ngiye kubateguriza hanyu, nzagaruka mbajane kugira ngo ahundi namwe muzabe. Ndagira ngo mbabwire kuko muri urwo rugendo Yesu ntabwo azakandagiza ibirenge ku isi, Yesu azahagarara mu kirere. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo umwami azomanuka ava mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, abapfuye bazazuka, abazoba bakiriho bazazamurwa, twebwe twese tumusangane mu kirere. Kristo naho nihazabare, nihazashinga intebe y'ubwami, niho hazoba hari ibirindiro bya Yesu. Itorero naho niho rizamusanga. Haleluya. Ubwo rero twakwibaza ngo itorero nyuma yo kugeraho niki kizakurikiraho? Twitegereje dusanga itorero rimara kugera mu kirere hari ahantu Kristo azaba yararitegurije, rizahatinda imyaka 3 n'amezi 6. Muri iyo myaka 3 n'amezi 6 bazoba barimo bagera imirimo y'abakristo, imirimo y'abera. Abazoba bagezeho bose bazahagara imbere y'intebe y'Imana ya Kristo, kuko iyo dusomye mu gitabo cya Bikorinto ba 2 ibice 3 umurongo wa 10 haravuga aya magambo ngo twebwe twese tuzagaragarizwa imbere y'intebe y'Imana ya Kristo, kugira ngo buri muntu wese akirwe urubanza rukwiye ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza se cyangwa se byaba bibi. Muri uwo mwanya imirimo y'abera izagerwa. Aho ntihazoba hari urubanza rwo kubaza ngo naka yarizeraga naka yarakizwaga, kuko bazagera bose ari abazaba bumvisha impanda y'umwami cyangwa se ijwi ry'umwami. Dusomye mu gitabo cya Bikorinto ba mbere ibice 3 umurongo wa 10 kugera ku wa 15, Paulo arabandikira arabwira ngo kubw'ubuntu bw'Imana nahawe nashizeho urufatiro undi muntu wese ashobora kubakaho, kandi urwo rufatiro ni Kristo, nta rundi rubasha gushirwaho. Ariko aravuga ngo buri muntu yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro, nimba yubakisha ifeza cyangwa izahabu cyangwa amabuye y'igiciro, cyangwa se nimba yubakisha ibyatsi cyangwa se ibiti cyangwa ibikenyeri. Paulo yerekana kuko umurimo w'umuntu wese uzagerwa, kandi uwo munsi niwe uzawugera. Umurimo uzahishuzwa, umuriro niwe uzahishura umurimo wa buri muntu wese. Bibiliya ikatubwira ngo umurimo w'umuntu ni wo koka, uzakurikirana nawe azahabwa ingororano. Niho hari umwanditsi w'igitabo cy'ibyahishuwe yavuze ngo uhereye none hahirwa abafafira mu mwami. Umwuka nawe aravuga ngo ngo reka baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijanye n'abibakurikiye. Imirimo y'abera izabakurikira, ni nawo mwambaro itorero rizambara. Kuko dusomye hariya mu byahishuwe hari aho Yohana yanditse aravuga ngo nimunezerwe mwishime kandi Imana yanyu muyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye n'umugeni we akaba yiteguye, kandi ayo kwambara umwambaro mwiza urabagirana utanduye. Yohana ngo uwo mwambaro awugirira amatsiko, baramubwira ngo ni imirimo yo gukiranuka kw'abera. Uwo niwo murimo uzabatsinze urubanza, imirimo yiwe yukose azahabwa ingororano. Ingororano ziri aho ni nyinshi titwashobora kuzivuga muri uyu mwanya, ariko bazahabwa ingororano. Ari imirimo yabo izobihiye, Bibiliya iravuga ngo bazakizwa ariko nk'abakuwe mu muriro. Bishaka kuvuga ngo iyo dusomye mu rurimi rw'Ikigiriki, bishaka kuvuga ngo bazaba babonye ubuhungiro bufunganye, bazaba babonye ubuhungiro bufunganye. Iyo mirimo izageragezwa mu gihe cy'imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice nirangira, hazakurikira n'imyaka 3 n'igice binjire muri sare y'ibirori iyo Kristo yabageneye bazabanamwo. Aho naho bazahatinda imyaka 3 n'igice. Kristo azaba ari umukwe, itorero ari umugeni. Haleluya. Abantu bakwibaza batese mwisi se bizaba bimeze bite? Mu gihe itorero rizagira imyaka 7 aho mu kirere biri kumwe na Yesu, mwisi bizaba bimeze bite?
dusomye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Daniyeli ibice 9 umurongo wa 27 haratubwira ngo muri icyo gihe niho hazasohora cya cyumweru cya nyuma, kuko Daniyeli yeretswe ibyumweru 70. Muri izo zumweru 70 izumweru 69 zaratambutse, hasigaye icyumweru kimwe. Icyo cyumweru nicyo gihe kizasohora. Bibiliya tubwira ngo umwami uzoba yimye azagirana isezerano n'abantu ry'amahoro by'icyumweru kimwe, ariyo myaka 7, ariko ngo niriza kugera hagati aryice. Bishaka kuvuga ngo muri iyo myaka 7 itangiye nibwo Antikristo azima. Icya mbere, Satani azajugunywa hasi, kuko dusoma hariya mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 12 n'umurongo wa 7 kugera ku 12, aho tuhasanga intambara ya marayika Mikayeli n'abamarayika be barwana na Satani n'abamarayika be. Abamarayika ba Satani hamwe na Satani ngo baratsindwa, Satani aracibwa atabwa ku isi. Muri uwo mwanya ngo humvikana ijwi rivuga ngo wajuru wishime, kuko umwanzi wahoraga arega bene data mu gitondo na nimugoroba wajugunywe ku isi. Muri uwo mwanya Satani azatabwa ku isi. Uwo ni uzakorana nande? Na Antikristo. Antikristo rero azima ku isi muri cya cyumweru mu gihe cy'imyaka 7. Bibiliya ikatubwira ngo icyo gihe kizaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho kuva isi rimwe, kandi nta nabwo uzongera kubaho. Ayo makuru tuyasanga muri Matayo ibice 24 n'umurongo wa 21. Uwo mubabaro rero uzaba ku isi. Icyo gihe nicyo gihe ibimenyetso 7 bizafungurwa, byanditse mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 6. Icyo gihe nibwo impanda 7 zizavuzwa z'ibyago. Icyo gihe nicyo gihe inzabya 7 nazo zizamenwa z'ibyago. Nyuma y'ivyo rero ikindi kintu cyakane kizaba kirihugo. Hari abantu agahumbi kamwe n'inzovu enye n'ibihumbi 4 bazava mu bwoko bw'Isirayeli bagende bavuga ubutumwa mu isi yose. Ubwo butumwa buzakwira mu isi yose, birashoboka kuko niyenda abazaba barasigaye bose buzabageraho. Nicyo gihe dusoma muri Matayo Yesu hazasubiza rya jambo rivuga ngo nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranambika, nari ndwaye muza kundeba, nari mu nzu y'imbohe mungeraho. Ngo babaza Yesu batese ndyare twakubonye. Yesu azababwira ngo biga mwakoreraga umwe muri bene data burya nije mwabikoreraga. Aho yabivuze yerekeje mu buryo bw'umubiri kuko Yesu akomoka mu Bayuda. Icyo gihe rero nabo bantu bazoba barimo barengana, bazoba barimo bishwa, bahorwa ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Izo ngibyo bizaba muri iyo myaka 7. Iyo myaka 7 niza kurangira, twongera kubona Yesu amanuka ku musozi aje gutabara Isirayeli. Imyaka 7 irangiye, hazaba intambara ikomeye ya Antikristo ariko arwanya ubwoko bwa Isirayeli n'ababandi agahumbi kamwe n'inzovu enye n'ibihumbi 4. Muri uwo mwanya Kristo azamanuka ku musozi aje gutabara ubwoko bwa Isirayeli. Noneho ngo namanuka abami bazoba bariho ku isi, n'umwami uzoba waravuye mu gitaka witwa Antikristo azoba ari umutegetsi w'igihugu, n'undi uzoba waravuye mu nyanja nawe azoba ari umutegetsi w'idini. Bazoba bafite bigereranya mu butatu bw'Imana, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Muri uwo mwanya Yesu namanuka bazaja kumurwanya. Dusomye hariya mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 19 n'umurongo wa 11. Tuhasanga aya magambo avuga ngo Yohana aravuga ngo nabonye marayika ifarashi y'umweru uheswe nayo yitwa Guwo Kwera kandi ukuri. Aravuga ngo uwo ni ukimaza zitabera kandi akarwana intambara zikwiriye. Avuga ko amaso ye ari ibirimi by'umuriro, kandi ku mutwe we afite ibisingo byinshi. Ibyo bisingo ni amakamba Yesu azaba yambaye. Ngo nabonye yambaye umwenda winitswe mu maraso kandi yitwaga Jambo ry'Imana. Yohana aravuga ayo maraso ntabwo ari amaraso y'Getsemane, ntabwo ari amaraso y'Igorigota, ni amaraso y'urugamba azarwana mu gikombe cya Armagedoni. Azamushabukira kubwo abantu benshi bazicwa n'inkota ivuye mu kanwa ke. Ijambo rya kabiri, Yohana aravuga ngo nabonye ingabo zo mu ijuru zimukurikiye zihetswe n'amafarashi y'imyeru, kandi zambaye imyenda y'ibitare myiza irabagirana itanduye. Iyo myenda y'ibitare abo ngabo dusanga nabera bazomanukana na Yesu. Mu gihe Yesu azamanuka avuye hariya muri sare y'ibirori, azomanukana n'abera. Ntabwo ari abamarayika yavugaga muri izo ngabo, zizoba ari ingabo z'abamarayika n'ingabo z'abera, kuko abamarayika ntibambara imyenda y'ibitare, ntibambara imyenda irabagirana, ahubwo nabera
bazaba bari kumwe na Yesu. Yohana aritegereza aravuga ngo mbona ku kibero cye no ku mwenda we afite izina ryanditswe rivuga ngo ni umwami w'abami kandi n'umutwaro utwara abatware. Haleluya. Yohana akurikira aravuga ngo akomeje kumanuka aravuga ngo mbona marayika ahagaze mu zuba ahamagara ibisiga n'inyoni zo mu birere aravuga ngo nimuze muge intumbi z'abami muge intumbi z'abatware b'ingabo iz'abakomeye n'iz'aboroheje imbata n'ab'umudendezo. Noneho ngwabona afata ya nyamaswa yavuye mu butaka ariwe Antikristo, afata na ya nyamaswa yavuye mu nyanja ngo bata mu nyanja yaka umuriro. Izo ngabo zabo zose ngo azicisha inkota ivuye mu kanwa ke. Bibiliya iratubwira ngo uwo munsi Antikristo ni uzaba wa mbere hamwe n'uwo mukuru w'idini gutaha umuriro w'Igehenomu. Nyuma y'ivyo rero Yohana yongera kubona iki? Abona marayika ava mu ijuru afite urufunguzo n'umunyururu munini mu ntoki ngo awuhaca kiyoka arico yanzoka ya kera ari nayo Satani ngo akijugunya mu nyanja akijugunya mu kuzimu kugira ngo kimare imyaka 1,000. Bibiliya ikatubwira ngo Satani azabohwa. Ubu muri kino gihe abantu bari mu kubohwa cyangwa se bagacirwa urubanza rwo kuvuga ngo bazagira imyaka 30 cyangwa se imyaka ingahe, abantu bakumva ni myinshi, ariko Satani we azakatirwa prison y'imyaka 1000. Muri uwo mwanya Satani namanuka aje kuzimu. Bibiliya ikatubwira ngo hazabaho umuzuko w'abakiranutsi, babandi bishwe bahogwa ijambo ry'Imana, babandi bishwe bahogwa guhamya kwa Yesu, babandi banze kuramya ya nyamaswa, babandi banze gushigwaho ikimenyetso, bazaba barapfuye. Uwo munsi bazazuka, bazukane n'abera bose mu isezerano rya kera, ba Ibrahimu na ba Isaka na ba Yakobo na ba Petero na ba Andrea. Uwo ni wo muzuko bazazukamo. Yohana aravuga ngo uwo ni wo muzuko barazuka bimana na Yesu imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere dusanga Bibiliya hano ngo uwo ni wo muzuko wa mbere. Umuntu yakwibaza ate se ni kuki wakwita umuzuko wa mbere hariho umuzuko w'itorero wabanjirije? Iyo turezi umuzuko dusanga ufite amatsinda 3. Itsinda rya mbere ni umunsi Yesu yazutse. Bibiliya tubwira ngo isi yaratigise ibitaro birameneka ibituro birakinguka, intumi nyinshi z'abera bari barapfuye zirazurwa, barategereza nyuma y'iminsi 3 Yesu amaze kuzuka bijirana nawe mu rwa abantu barababona. Iryo ni itsinda rya mbere. Itsinda rya kabiri ni itsinda ryo mu gihe cy'ubuntu, itsinda ry'abera bizeye Yesu ari bo twebwe aba bazumva impanda y'umwami bakazamuka bakazuka bakamusanganira. Itsinda rya gatatu n'abera bo mu isezerano rya kera hamwe n'abera bazicwa muri iyo myaka 7 y'umubabaro. Ayo matsinda ko ari 3 niyo yitwa umuzuko wa mbere, kuko azobakira umuzuko wa kabiri, umuzuko w'abapagani. Uwo munsi abo bazazuka, iryo tsinda rizazuka ry'Imana na Yesu risange bande, risanga abera bo mu isezerano risha cyangwa se ryo mu gihe cy'ubuntu. Yohana aravuga ngo nabonye intebe z'ubwami mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza. Abo ni bande? Nabera hamwe nabo bakiranutsi bazoba bazutse tuzakimanza. Muri kino gihe muri ubwo bwami bwa Yesu bw'imyaka 1000, Bibiliya iravuga ngo izoba ari ingoma y'amahoro, inga izogamana n'intare, umwana wonka azokinda ku mwobo w'inshira. Bibiliya iravuga ngo isi zuzura kumenya Imana kuko amahoro nkuko amazi yuzuye mu nyanja. Muri icyo gihe abera tuzaba turi bikomangoma, bamwe bazoba ari ba ministeri, abandi bazoba ari abadepite, abandi bazoba ari abasenateri, abandi bazoba ari abayobozi, kuko Yohana yavuze ngo nabonye intebe z'ubwami zishingwa mbona bazicaraho. Izo ni intebe abera bazicaraho bahawe ubucamanza. Imyaka 1000 irangiye, Bibiliya yatubwira ngo Satani azobohorwa mu gahe gato. Satani nabohorwa agahe gato muri Bibiliya dusanga ari nk'imyaka 3 n'igice. Nabohorwa ngo azongera cye muri babandi batuye mu bwami ariko batabwemera, ngo azerere ku isi yose muri Gogi na Magogi. Umubare wangu uzobari nk'umusenyi wo ku nyanja. Bavuge bati rero dutegetswe n'akariya gahugu ka Israeli, reka duhaguruke tugatwika umunsi umwe tukarasa ibomba rigashi. Muri uwo mwanya ngo bazoza bazunguruka amahema y'abera, bazunguruke no mu gukundwa Yerusalemu. Bibiliya ikatubwira ngo uwo munsi umuriro uzomanuka uvuye mu ijuru batwike. Nyuma y'ibyo niwo munsi Satani nawe azafatwa agatabwa mu nyanja yaka umuriro, agasanga ya nyamaswa, agasanga wa muhanuzi w'ibinyoma. Uwo niwo munsi we wa nyuma. Nubwo muri iki gihe agihawe kugerageza abantu no kubateza indwara n'ibibazo,
ariko uwo munsi tuzamukina ku muzimba. Niwo munsi wa nyuma Satani azatabwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Nyuma y'ivyo rero tugeze ku murongo mu gice cya 20 cy'ibyahishuwe, Yohana aravuga ngo mbona intebe y'ubwami, mbona uyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso he, ahavyo ntiyabakiboneka. Aravuga ngo mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bazuka, bamaze kuzuka ngo bacibwa imanza z'ivyanditswe muri ibyo bitabo. Umuntu wese izina ritabonetse ibyanditswe mu gitabo cy'ubugingo barafata batwagwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Yohana aravuga ngo uwo munsi niwo munsi rupfu na kuzimu nabo bazafatwa bagatabwa mu nyanja yaka umuriro. Uwo munsi niwo munsi tuzacunuguza urupfu, turubwira ngo warupfuwe, kurimbura kwawe kurihe, nyamunsi we, ibyago watezaga birihe. Yohana aravuga ngo mu gitondo cyaho, dusomye mu gice cya 21, Yohana aravuga ngo mbona ijuru risha n'isi isha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bitakiriho, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwa Yerusalemu isha rumanuka ruva mu ijuru, rurimbishijwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Yohana yuvuga riva kuri ya ntebe riravuga ngo uhereye none ngo ihema ry'Imana rizabana n'abantu, Imana izaba Imana yabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo Imana yabo. Bibiri ikavuga ngo uwo munsi izahanagura amarira ku maso yabo, kandi ntihazabaho kurira ukundi, cyangwa gutaka, cyangwa kuboroga, cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere bizoba bishize. Haleluya. Ikizakurikiraho nyuma y'ibyo, dusomye ku murongo wa 9 mu gice cya 21, Yohana aravuga ngo haza umwe muri abamarayika 7 bari bafite inzabya ndwi zuzuye ibyago zindwi zo mu gihe cy'imperuka. Abwira Yohana ngo ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Nuko ngo amujana ku musozi munini muremure kandi mugari. Yohana ari mu mwuka, ngo yitegereje abona Yerusalemu isha imanuka iva mu ijuru, irimbishijwe n'ibuye ryitwa yasipiri ibonerana impande zose. Bishaka kuvuga ngo uwo munsi niwo munsi umugeni azaba ari kumwe na Yesu. Yohana yitegereza muri urwo rurembo, aravuga ati nta rusengero nabonye, kuko urusengero rwaho ni Imana Data n'umwana wawe Yesu Kristo. Yohana aravuga ngo muri urwo rurembo ntibagombera izuba cyangwa se ukwezi cyangwa inyenyeri, Yesu ngo niwe muco waho n'izuba ritarenga. Twitegereje ngo yitegereje urwo rurembo, ngo abona rufite imfatiro 12, amarembo 12. Ayo marembo ngo ari abamarayika bayarinze 12. Abo ngabo nabazaserukira imiryango 12 ya bene Yakobo. Yitegereje ngo abona ifatiro 12, nazo ziri amazina 12. Izo mfatiro zirapresente itorero rya Kristo, ari umugeni wa Kristo. Bishaka kuvuga ngo naho ngaho niho tuzaba turi kumwe na Yesu, turi kumwe n'Imana. Dusomye Bibiliya, hari ibizatunezeza. Izina ry'Imana ryanditswe mu ruhanga rwacu. Mu gihe tuzobona izina rya Yesu ryanditswe mu ruhanga rwacu, mu gihe tuzobona izina rya Yerusalemu ryanditswe mu ruhanga rwacu, bizatunezeza, bizatwishimisha, kuko tuzaba tugeze aho tutazongera kubabara, nta rupfu ruzabayo, nta nzara izabayo. Hari umuririmbyi wakunze kuririmba aravuga ngo umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo reka mbaganirire ibiri muri rwo, mumenye ibyiza byarwo, murwifuze namwe. Aravuga ngo urwo rurembo rwera rwubatswe na zahabu zirabagirana. Urwo rurembo nta rupfu ruzabayo, nta nzara izabayo, nta maganya azabayo, nta gahinda kazabayo. Bibiri ivuga ngo hazoba hariyo n'uruzi rw'amazi y'ubugingo. Ikindi kibabaje kiriho, Bibiri avuga ngo aho ngaho ntihazagera ikintu canduye, cyangwa umuntu wese wanduye, umunyabinyoma cyangwa akabesha. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tugomba guhora twiteguye, tugomba guhora twirinda, tugomba guhora turi maso, kugira ngo tuzaye muri urwo rurembo. Yaravuze ngo urupfu ntirubayo, nta no kunanirwa, nta mbeho, nta n'izuba, nta ndwara, nta byago. Muri make Imana iduhe umugisha, Imana itugiriye neza, kubwo ijambo ry'Imana ritweretse kubyerekeye ibyiringiro by'itorero. Izo nizo byiringiro dutegereje muri kino gihe. Rero reka dusabe Umwuka Wera kugira ngo adufashe, aduhe imbaraga, adushoboze kuba maso, adushoboze kwitegura, adushoboze kwirinda. Ndagushimiye Data kuko ukomeye, ndagushimiye kuri umunyamaboko, ndagushimiye kubwo ijambo ryawe tuganire muri kano kanya.
cyo nifuza nuko umwuka wawe yamanuka agashoboza itorero ryawe kugira ngo rishobore kuba maso, kugira ngo rishobore kwirinda, kugira ngo rishobore kwitegura, kugira ngo rizabane na Kristo, kugira ngo ubwo Kristo azaza rizamusanganire, tuzabane na Kristo mu bwiza aho tutazongera kandi gutandukana. Turagushimiye kubyemeye no kubikoze kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Amen.